Inshuti bakozi ba channel yacu nongeye kubasuhuza mbifuriza igicamunsi cyiza, mbifurije igicamunsi cyiza, icyumweru cyiza, ibihe byiza. Nongeye kubasuhuza nyine basuhuza cyane aho muri hose, aho muherereye hose, ibihugu mwamuherereyemo mu Rwanda ndetse n'ahandi. Nongeye kwifuriza nyine ibihe byiza, mbasuhuza cyane. Mwiriwe mute? Icyumweru cyagenze gute? Biteye bite? Tuje kuganira iminota mikeya nk'uko bisanzwe Isange TV muhorana umunsi ku munsi. Naje ngo tuganire, naje ngo twiganire kuri uyu munsi nyine, uyu munsi w'icyumweru. Ku cyumweru bimeze bite? Icyumweru cyagenze gite? Nibyo nje ngo tuganireho iminota mikeya cyane, tugiye gufata tuganiraho gakeya kugira ngo nyine tujye tumenya uko umunsi uba wagenze, nawe wagenze neza cyangwa se niba utagenze neza, ariko nizeye ko umunsi wagenze neza. Umunsi wagenze neza. Nongera kubifuriza kugubwa neza, mbifuriza ndetse n'ikaze. Tukaba tugiye kuganira ku bijyanye n'icyo bita icyumweru cyangwa se gusenga. Tugiye kureba ibijyanye n'imibereho ashingiye mu gusenga cyangwa se gusenga. Gusenga ubundi bitumarira iki? Bitumarira iki iyo dusenze? Ubundi twunguka iki? Ese abasenga, umuntu uwo ari we wese yemerewe gusenga? Niba se yemerewe gusenga, ko hari abo tubona bajyayo akaba n'abatajya bafata umwanya ngo bajyayo. Turaje turebe si umuntu usenga, ese undi akomeje kuba arangwa n'iki? Ni iyihe myemerere yakomeje kuba yigiramo kugira ngo asenge kandi bigende neza, bimujyemo, bimujye mu mutima ibyo aba arimo arakora nyine bijyanye no gusenga, cyangwa se igihe cyo gusenga yishyizemo, igihe yagiyemo. Ni ibiki bigomba kumuranga kugira ngo nyine agire gute, abe yacengerwa n'amasengesho cyangwa se n'ibyo arimo arakurikirana bijyanye n'amasengesho cyangwa se no kwegereza Imana. Inshuti bayisange TV, nongeye kubifuriza nyine ikaze, mbasaba gukora subscribe, like kugira ngo tujye tumenya twiganirire nk'uko kose. Buriyo nta yindi nkunga nabasaba usibye subscribe ndetse na like. Iyo niyo ikomeye cyane iruta n'ibindi byose. Iyo ngiyo yiduhaye buriya ubu dutenga mu bitugu cyane. Ni ikiganiro gitoya cyane kitari bufate iminota myinshi cyane, ariko nyine ngo nze tuganire. Ntabwo twari kutaganira kuri uyu munsi cyangwa se ku cyumweru nk'iki, no kugira ngo tujye tunoza ibijyanye no gusenga, cyangwa se twitabira yewe tunakangurira n'abandi bajya bajya gusenga. Rega iyo umuntu aye gusenga burare cyo hari iyo bikoze, iyo ugiyeyo bikuri ku mutima hari icyo wungukirayo. Tugiye kurara ibintu bike cyane, ibintu bike bitageze mu munani, cyangwa se ni ibintu bike cyane byemera cyangwa se bituma umuntu abohoka agasenga nta kibazo, ndetse n'amasengesho akamwinjira akanamucengera, yewe akanasagura n'abandi bataba bagiye ibyo yakuye mu by'ukuri kamugaragaraho, kugeza naho wenda n'abatagiye babibona ko uwo muntu yavuye gusenga. Mbere na mbere rero, ntabwo buriya umuntu wese yirukanka ajya gusenga. Ntabwo buri wese wirukanka wese ajya gusenga, ntabwo buriya amasengesho bayakira kimwe. Ntabwo ariko biba bimeze. Ntajya n'umuntu babwira ko abantu bose bagiye gusenga ibintu byose baba babyakiriye kimwe, cyangwa se amasengesho ibyo bigishije byose byabagiyemo mu mitima yabo kimwe. Azabakubeshya bitewe n'iki? Reka nze nkuhe impamvu ituma abantu batakira amasengesho kimwe. Hari umuntu uturuka mu rugo mu by'ukuri agira ngo nyine umunsi wire, agira ngo igihe cyihute, agira ngo wenda atembere. Hari ubwo wenda agiye gusenga avuga ati reka ngere kugira ngo wenda amasaha y'icumi nunze kubona za saha zo kwigira ahantu runaka nifatire kamwe. Uwo muntu iyo agiye gusenga, ruvuga ngo we icyo aba areba no kurwana na ya masaha, ni ukureba ya masaha ze, amasaha ageze hese, turasohoka ryari, turabigenza dute, kumuna amasaha yatinze. Mwene uwo muntu byagorana kumva amasengesho cyangwa se ibyo bamwigishije ko bimwinjiramo. Ntabwo byashoboka bitewe n'uko we hari ibyo bari gushaka gushyira mu bwonko, ariko already hari icyo yashyize mu bwonko kare
kitatuma ibindi byinjiramo. Wowe icyo yashyizemo ni ukurwana nawe ku isaa sita zigera, ubundi nyine basohoka akajya kuregera ukuntu yigenza. Hari gahunda yaba yapanze kujya kwifatira wenda kamwe, abantu bifatira nyine agacupa, aho birumvikana. Aho ngaho usenga n'ubundi uba uhari ariko udahari, nko kuba nyine wicaye ufashije abandi, wafashe wa mwanya bakajya bakubara nk'umuntu uhari. Intebe ntabwo iba iriho ubusa, wa mwanya uba urimo. Ariko buriya bagiye kureba mu mitima, abantu baba bari mu rusengero bari bake cyane, abantu baba bari muri kiliziya bari bake cyane. Abantu baba bahicaye tubareba bahari, abantu bareba rwose, ariko uri ugiye gupima umutima wa buri muntu wese, ushobora gusanga nta imitima yose iba iri ahandi. Ujya kureba niba biri mu mutwe, biba biri hirya iriya, ntabiba bihari. Uwo muntu rero byagorana kuba yasenga ikintu kikamujyamo. Hari umuntu nawe ujya gusenga bitewe n'uko mu rugo cyangwa se muri karitsiye aho aherereye, abo bari mu rungano rwe, tuvuge niba ari umusore cyangwa se umugabo cyangwa se umugore cyangwa se icyo ari cyo cyose, ugasanga wenda abandi bagiye gusenga, ukavuga ati ese njye ndirirwa hano jyenyine ndabigenza gute? Kwa kudakunda kuba uri wenyine cyangwa se kuba wakwigumana ahantu, ukavuga ati reka nanjye mbakurikire ngende, n'amasaha araba yicuma, kuko nakagombye kuba ntajya, ariko kuba bagenzi banjye bagiye nanjye sinakurirwa hagiye nyine. Ugasanga mu by'ukuri nyine ugasanga arabakurikira agiye, abandi gusenga bibarimo, ariko ugasanga ni uko yakurikiye abandi gusa, ni uko yanze kwigumana mu rugo, ubundi ntiyakagombye kuba yagiye. Hari n'umuntu rero ujya gusenga mu by'ukuri, wa muntu uzirikana umunsi wo ku cyumweru, cyangwa se mumbabarira aho ngaho ndi kwibanda ku bakatolike cyane cyane, ariko hari n'abandi basenga ku cyumweru nyine, abareyizi barahari. Ubwo nabo usibye abantu basenga ku yindi minsi, nko ku wa gatandatu Abadivantisite, cyangwa se iminsi yashize n'abayisilamu, abandi basenga ku munsi wo ku cyumweru. Rero niyo mpamvu n'ubundi usanga abantu bagaragara mu bice byose. Hanyuma rero usanga hari umuntu uzirikana wa munsi wo gusenga, wa muntu ukora imirimo iyo ari yo yose ijyanye na gikristo. Uyu muntu rero burya iyo ahagurutse mu rugo aba agiye gusenga bya nyabyo, ntabwo agiye kugira ngo abe ingwizamurongo cyangwa ngo yicare hari amaboneka ahari, yaba hagiye gusenga. Uwo muntu rero atandukanye na wa muntu abantu ni abantu babiri baturutse mu rugo, buri muntu wese afite icyo bita intego ye. Hari ufite intego yo kurwana nuko saa sita zigera kugira ngo abone uko ahura n'abo bahanye gahunda kugira ngo binywere agacupa cyangwa se bahure mu bindi. Uwo muntu ntabwo nyine afite gahunda imurimo, intego imurimo no kugira gute, niyo kujya kwihurira n'abandi, ariko yifashishije gahunda yo gusenga, yayigiyemo kugira ngo abone kwihurira n'abandi. Uwo muntu ntabwo byamujyamo. Atandukanye nyine na wa muntu wubahiriza gahunda zose yo gusenga, umuntu wahawe byose, penetesiya zose. Byagorana rero kuba abantu baba bafite intego imwe. Umwe arava muri kiliziya cyangwa se arava mu rusengero, ibyo yigishije abizi, undi nawe nibataha uzamubaze wumve ko abakibyibuka. Reka niyo mpamvu rero abantu benshi ntabwo burya bajyayo bafite intego zimwe, nta nubwo bajyayo basenga ibintu ngo bibinjiremo kimwe. Hari abagendanye kugira ngo barwane n'amasaha, kuko na mbere baba baturutse mu rugo bahunze icyo bita irungu. Hanyuma hakaba n'umuntu nyine ujya gusenga bimurimo, ari wa muntu nyine bimuri mu maraso, wa muntu wabyirutse abikora, wa muntu na n'ubu ngubu atarigeze akuraho. Abantu rero ni abantu babiri baba batandukanye. Mbere na mbere rero kugira ngo ujye gusenga kugira ngo usenge bikunde cyangwa se bikujyemo, icyo bajya kureba kikujyemo, hari ibintu, hari nk'imyitwarire ugomba kuba ufite, cyangwa se hari imyemerere ugomba kwigiramo. Imyemerere ugomba kwigiramo, kuba wifitemo,
Bivuga ngo kugira ngo ibintu ugomba kuba ufite ibintu ugomba kuba wiyumvamo cyangwa se bikurimo imyemerere yawe ugomba kuba ufite, mbere na mbere ni ukuba wemera, mbere na mbere ni ukuba wemera Imana. Burya iyo wemera Imana ntawe biguhatira, urasenga bikakujyamo cyane bikanirukanka, kuko burya ni nko kuvuga ngo ni nko kujya mu nama y'umuyobozi wemera, biba bikurimo bikujyamo cyane, ahubwo kuvuga ati isaha yatinze kugira ngo inama itangire, bitewe n'uko umuyobozi akurimo uramukunda, mwiyumvamo, ni umuntu wanyu, ni umuntu mwiyumvamo cyane, bityo n'ibyo ari bwigishe mbere na mbere avuga ngo mbere yo kumva ibintu murakubwira uzabanze umwiyumvemo. Urugero, ntago waba isomo ntiwaba wanga umwarimu ngo uzakunde isomo rye, ntibishoboka. Rero nk'urugero nari ntanze uvuga ngo iyo habaye nk'inama, nk'umuyobozi yakoresheje inama, ibyo yigisha babyiyumvamo cyane kuko nawe baba bamwiyumvamo, ariko buriya iyo batamwiyumvamo nubwo yakwigisha amasaha 600 ku munsi ntago byamujyamo. Gusenga rero no kuba wemera Imana ukaba uyemera nyine, ukaba uyubaha, wemera ko hari icyo yakumariye mu buzima, hari icyo yakugejejeho, hari byinshi ugenda ukomora mu gusenga. Mbese kugira ngo nyine ujye gusenga bikujyamo no kuba wemera Imana cyane rwose, uri umukristo wa nyawe, wemera iby'Imana yaremye, wemera iby'Imana ikora, wemera ibyo abahanuzi bavuze cyangwa se bahanuye, mbese utari umuhakanyi. Iyo hari ibyo utemera ku Mana byagorana kuba wajya gusenga ngo habe hari ikintu cyakujyamo. Ikindi cya kabiri, kugira ngo kigufasha cyangwa se kigufasha kuba ibyo usenga byakujyamo neza nta kibazo udahatiriza, no kuba wemera ko Imana ibaho. Hari abantu benshi cyane ujya gusobanura iby'Imana bavuga ngo ese Imana warayibonye? Imana niba warayibonye iba hehe? Mwene abo bantu, umuntu wese uzakubwira gutyo uzamenye ko ntago nyine aba yemera Imana. Umuntu rero byagorana ko yajya no gusenga kugira ngo yasenga icyo yemera ko kitanabaho, ntago bishoboka. Mbere na mbere no kubanza ukemera ko Imana ibaho. Niba wemera ko Imana ibaho, pasiteri cyangwa padiri nanakwigisha ibintu uzabyumva, byose uzabyumva, bitewe n'uko nyine wemera ko aho byaturutse wemera ko habaho, ariko mu gihe aho bituruka wemera ko hatabaho, ntago byakunda ko ibyo usenga cyangwa se ibyo bakubwiriza byakujyamo. Mbere na mbere no kubanza ukiyumvisha ko ukemera ko Imana ibaho. Icya gatatu ni ukuba wemera abo Imana yaremye. Ese wemera ko Imana hari abo yaremye? Hari umuntu uvuga ati naravutse, nawe waravutse, ibyo kumbwira ngo Imana yarakuremye se? Imana wigeze ubona iza hano ku isi ikaza kukurema? Mwene uwo muntu rero ayirengagiza ko mu ntangiriro ya muntu nyine hari aho umuntu akomoka, hari aho umuntu yakomotse kugira ngo bihererekane bibuhererekane kugeza ubwo nawe uvutse. Ariko se uribaza uwo muntu nyine wa mbere yaremwe n'iki? We yavuye hehe? Uwo muntu niba utemera ko yaremwe, yavuye hehe umuntu wa mbere wabayeho? Uzabanza ushakishe. Mbere na mbere no kubanza ukemera ko habayeho ubita Adamu na Eva, hakaba haragiye habaho nyine uruhererekane, ariko ujye wemera ko nibura hari abantu babiri Imana yaremye nyine ikabashyira aho ngaho kugira ngo namwe mwese mubeho. Niwemera ko abantu Imana yabaremye, icyo gihe nujya no gusenga bizahita byihuta, umubiri wawe wumve umiriwe neza, byose urimo urabyakira, uremera agakiza, ndetse mbese buri kintu cyose kirinjira, ndetse ugahinduka umuntu nyine mushya. Icya kane ni ukuba wemera ko waremwe, waturutse, wararemwe cyangwa se waturutse
iyo kuba wemera ko waturutse mu gitaka kandi uzasubira mu kindi, cyangwa ku basengera amakatolike ho haba igikorwa cyo gusigwa ivu, ari byo nyine bisobanuye ngo waturutse mu gitaka uzasubira mu kindi. Icyo gihe iyo wemera ko icyo gikorwa, iyo wemera ko wavutse waturutse mu gitaka kandi ukazasubira mu kindi, ni nko kuvuga ngo nyine waravutse, ko waravutse tubigereranya nk'igitaka wavuyemo, kandi nupfa nabwo uzasubira mu kindi. Ibyo rero iyo ubasha kubyemera, burya iyo unasenga ubyiyumvamo cyane, uhinduka uba uri inshuti, uba uri hafi y'Imana cyane, muba muri kumwe. Iyo unasenze burya birihuta cyane, bijyamo ukabyiyumvisha neza. Ariko iyo utemera ko waturutse mu gitaka, burya byanagorana, burya ubu nyine ubuhakana aho waturutse, nta uba uri umuhakanyi, niba ariko nabivuga. Ntabwo wasenga ngo bikujyemo. Mbere na mbere no kubanza ukemera ko waturutse mu gitaka kandi uzasubira mu kindi. Icya nyuma ni ukuba ufite umutima ubabarira kandi uhinduka. Kugira ngo uba usenga witwe umuntu w'umukristo usenga, ni uko ufite umutima ubabarira. Hari abantu benshi usanga imitima yawe bayinangira, ugasanga nyine bo ukuntu imitima yabo iteye, ni ba bantu badahinduka, ni ba bantu batemera, ni ba bantu badasezerera ikibi ngo kibavemo, bimike icyiza. Mbese ukaba ari umuntu nyine ufite umutima winangira. Icyo gihe niba ufite umutima winangira, gusenga bizakuvuna. Iyo usenga birakuvuna cyane, kuko ni nk'aho baba barimo baramena amazi ku rutare kandi atari bwinjire. Mbere na mbere ni ukubanza ukagira umutima ubabarira ndetse unahinduka. Buriya ntabwo bijya bisigana. Umutima iyo ubabarira no guhinduka uba uhinduka. Banza ugire umutima ubabarira, hanyuma icyo gihe nugira umutima ubabarira, bizaba bisobanuye ko unahinduka nyine. Bisobanuye ko unahinduka, burya uzasenga bikunde, uzasenga bikujyemo cyane cyane. Rero ibi ngibi ngira ngo niyo mahame ya mbere umuntu, kugira ngo usenge bikujyemo, kugira ngo ube wakwigirana n'Imana, ni ukuba ibi bintu byujuje. Kugira ngo ibintu byujuje, uba utandukanye na wa muntu urenganya undi. Wa muntu urenganya undi, hari abantu baba bagira ngo baremwe, bo bakozwe mu byuma, ntibakozwe mu byuma, ntibakozwe mu mubiri. Ariko mbagira inama, umuntu urenganya undi, umuntu urenganya ikiremwa muntu, jya umenya ko utazi aho ingufu z'ikiremwa muntu kigarukira. Nashaka ari umwana mutoya cyane, cyangwa se nashaka ari umuntu udafite agatege, ariko buriya ntabwo uzi ikimurengera aho kiri. Mbere na mbere ni ukubanza ukubaha ikiremwa muntu. Umuntu wese urenganya undi, urenganya undi ahava akagera, ibyo bintu nyine bibaho cyane, turabizi neza. Ariko urenganya undi muntu ahava akagera azabyishyura, ntabwo azava ku isi atabyishyuye. Kuko ntabwo warenganya, kabone nubwo yaba afite intege nkeya zishoboka, ntabwo uba ugomba kurenganya umuntu umuhora ubusa, ntabwo uba ugomba kurenganya ikiremwa muntu. Kuko uko biri kose, byanze bikunze, nunamurenganya, Imana icyo bita isanzure rizabikubaza. Ushobora kumva ko ukomeye, ariko burya ibihe birahinduka ukorohera. Ntabwo ugomba kurenganya ikiremwa muntu, kuko uzi wese ko arenganya ikiremwa muntu, ntabwo azabyishyura, azajya abona ingaruka z'uwo muntu yarenganyije, azajya abona ingaruka z'icyo kiremwa muntu yahutaje. Rero nabagira inama yo guhinduka, kutabangamira abantu uko bameze kose, ingufu waba ufite zose. Burya ntabwo, mu gihe udakoze mu cyitwa icyuma, nawe ushoreye umubiri, nakugira inama yo kutarenganya ikiremwa muntu, kuko nawe burya uri umuntu, uko umugira nawe ejo bundi wabiba. Inshuti bakunzi ba Isange TV, ni aha ngaha dusoreje, naho turangirije. Ngira ngo ni uyu munsi ku cyumweru, cyangwa se icyumweru cy'umushumba mwiza,
nagira ngo tuganireho, ntabwo umunsi uri kugenda tutaganiriye ngo turebe nyine se byagenze bite. Nizereye ko nyine icyumweru cyagenze neza kandi mukomeza kugenzereza uko Imana ishaka, mufashanya nyine mugaragarizanya urukundo, kuko ari iby'Imana ibashakamo, ibintu byo kurenganya abandi mukabisezerera burundu. Rero nagira ngo mbasezere ko mbasaba gukora subscribe, like, kugira ngo dukomeze dukure. Niba ibintu hari icyo bikungura, icyo bikumarira, niba hari icyo biba bikuzanira muri wowe, niba hari icyo wungukiyemo, kora subscribe kandi uratanga like. Ibyo ari byiza cyane kugira ngo tujye dukomeze tubane ibiganiro bigiye bitandukanye. Inshuti bakunzi bacu yacu rero, reka mbasezere mbifuriza gukomeza kugira umugoroba mwiza, igicamunsi cyiza kuri iki cyumweru. Mukomeze kurindwa n'Imana, Nyagasani abarambureho ibiganza. Murakoze.